ashimwe. Meze mute? Turashima Imana. Mugiye se mama? Ngiye kwa mama Cynthia namukoreye aka gakoresho ke. Ndabona kuzuye ndavuga ntereka ngende. We wa mubyeyi we ubu nanjye niyo mvuye kwa mama Cynthia. Ariko nagiye ntameze neza bura umugabo we yanyingirije kamera. Nabyumvise ho Jimmy rwose Jimmy ni umuntu mubi erega umugabo ntagakijijwe kandi afite kamera hari uburyo umuntu amubwira agatomboka n'umugore we burangiye mbona yararenganye. Jambo ry'Imana aravuga ngo nta muntu Imana ikigeragezo kitamukwiriye. Ure yararebye bonakore bakwiranyira bahuza ikizima nuko mama Cynthia yakwihanganira Jimmy hamwe no gusenga tukajya tumufasha gusenga igihe kizagera kandi azahinduka kuko nta kintu kinanira Imana. Amen. Nanjye ndabyizeye urumva ko bishoboka. Birashoboka cyane ko gukomeza gusenga no kumuha hafi no kumuhugura cyane no kumwerera imbuto kuhugura cyane no kuba hafi mama Cynthia bura kugira umugabo nka Jimmy ni ikibazo. Umugabo udatuje umugabo ugira amahane n'ibintu byose akabyangiriza rimwe na rimwe ubona akabikorera n'agahimano. Uriya ni ukizwa gahinduka no kuvuga ngo ariko no kuvuga ngo iyo umuntu yananiranye kuriya ni ubuhamya bari gushaka kugira ngo uzabone icyo abwira abandi. Rero ntago ari gitangaza ko Jimmy yakizwa Jimmy akaba umukristo muzima akavamo umukozi w'Imana. Uretse gato ndebe umuntu mama gayangane. Allo 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 mama Cynthia bimeze bite? Baba we umugabo wawe urabona ko naragiye ntamuvugishije kamereye n'ibintu yankoreye bese nabonye agifite kamera uriya mugabo ni uwo gusengerwa. Ni mama Cynthia ashaka ngo nsubire tuganire ndi kumwe na Diakoni reka tuze wenda twanasiga tugusengeye aho ubundi mana we reka tugereyo ariko umugambire mama pastor kuko ngo mwene siko ntaka kwiyambaza bana we kiraho kuko nta dufite byo gukora ariko nanone reka ngende burira nuko Jimmy azakizwa se ko n'abandi twabona gacaje arahindutse ukizwa ni umugambi w'Imana. Umubyeyi we muraho neza sipe amahoro yewe ni gake natembeye rero ko mwambaye komande ko kagapaniye yego nakujuje ejo yego bonye izuba rihumye ndavuga ntari kubanyereka kwa mama Cynthia nkamuhereza agakoresho yego reka turebe rwose ni keza neza rwose ntacyo gatwaye yego ngangira n'abasiriye urabona ko yego abakiriya ndabakuragira ni ukuri nzi neza rwose kukazana ndabona ari keza bakoze gushima yego nyuma amagaye urabona ko naringiye kuriya umugabo wa buriya umuntu ufite kamere nk'iriya nk'abantu basenga dukijijwe wirinda guhita umusohoraho amagambo cyangwa uvugana nawe byinshi ashobora kuguta mu mutego wo kuvuga nabi cyane ko yahemutse nawe urabizi. Ariko mbonye impamagaye ngira ikibazo tuvuga uyu mugabo uzanye iriya kamere uriya mugore biragenda gute? Urabona mama Cynthia nkuko nari imanutse ntashye nabuze ukuntu navuze se uyu mugabo ufitiye kamere turavuga niki buriya nk'abakristo cyane nk'umudamu w'umupasiteri tuba dukwiriye kwera imbuto. Nubwo yankomerekeje akaba yarangirije ibikoresho byanjye gusubirikanya nawe amagambo adakijijwe ahita abona urwitwazo ko kugira ajya avuga ngo abantu se basenga nabo ni kuri abamera nawe akijijwe asobanukiwe ibyingo aragufasha nanjye ngufashe ariko nanone nubwo utarambwira ikibazo akugumbura guteze yombi rero uratubwira tugusengere cyo tuzi neza ko Uwiteka ashobora byose mu mibabaro yacu
mu ntambara erega no kuza kubikubwira ntabwo nari nyobewe ko umugabo wawe afite kamere nk'iriya nari mbizi ndavuga basi reka ngerageze nze mbasure tubiganireho birashoboka ko wenda wowe ufite uko utwara umugabo wawe rero watubwira tugafatanya gusenga. yego mu by'ukuri ibyo uri kuvuga nibyo kandi ndi kubyumva. Impamvu nongeye kuguhamagara kandi wari uri hano mu kanya gashize ni uko ibintu bikomeje kumbana ibibazo bibi, kubwira umwana nabi, kuza ntoteza ngo ntacyo maze, ngo ndi shitani, aho yafashe n'umwanzuro y'uko tugomba gutandukana. Mu by'ukuri ngiye mbana na Jimmy nabonaga ari umuntu uzambera umugabo mwiza, tugahuza tugafashanya muri byose, ariko nyuma yaho yagiye anyereka mu by'ukuri uwo ari we. Kujya nawe inama biragoye, kumvikana nawe biragoye, umubwira ikintu akagifatamo ikindi, ntabura urwiyenzo, ashobora no gusanga iyi telefone ahangaha akumva yuko ari umwana akaba yifata akayimena, akabwira umwana nabi, buri gihe ambwira nabi, nta mukozi hano tumarana kabiri, bose aba yabashihuye bakagenda bari kuvuga ngo atazanabakubita akabica. Mu by'ukuri aho bigeze ndumva no kwihangana byananiye, ntabwo nzi ikintu ndi bukore, gusa wenda Imana hari ukuntu ibigenza, ariko ngiye byananiye neza ubu ngubu yagiye nta nubwo nzi n'ahantu ari. Rero ntabwo nzi icyo muramfasha, ntabwo nzi inama murangira, urumva ni ibibazo bihuriranye, ntabwo nabasha kurera umwana ndi njyenyine kandi azi ko se ahari. Sinzi ikintu nabwira umwana ngo se yagiye hehe, byagenze gute, kandi akenshi ibyo biba umwana nsa n'uwamuheje kugira ngo atabyumva bikamuhungabanya, kuko iyo yumvishe ngewe na papa we turi gutongana dushwana biramuhungabanya no kwiga bikanga. Ni ukuri mbakeneyeho ubufasha, wenda niyo mwamfasha gusenga tugafata wenda nk'iminsi 2 tukiriza tugasenga tukareba ko hari icyo Imana yakora, kuko nge bimaze kundenga, sinyiryama mba ntekereza ahantu ari, ntabwo nshobora kumuhamagara ngo anyitabe, nawe ntashobora kumpamagara. Mu by'ukuri ntabwo nzi ngo ari hehe, rero nkeneye inama zanyu, wenda hari icyo zafasha. Amasente numvise utorohewe, Yego. bisaba kwihangana, ariko bisaba gusenga Imana, ugenda nyuma ya zeri irakora. Wireba ku byo urimo iki gihe gusa, subiza amaso inyuma rero bya bindi yagukoreye, kuko nta kinanira Imana rero ntibizarangira. Kandi igihe mu ruhande rwanjye uko mbona Jimmy icyo ndicyo nuko azakizwa. Jimmy azakizwa, Jimmy azaba umukozi w'Imana. Icyo dusabwa no kumwerera imbuto, nawe ukamwerera imbuto ukihangana, kandi ari imbaraga z'umuntu zinaniriwe, iz'Imana niho ziba zigiye kugaragara. Jimmy azakizwa, ntukangwe rwose nuko ameze. Dufite ibihamya byinshi cyane by'abantu bagiye bahinduka badafite ubugome nk'ubwa Jimmy. Ntago mbyizeye, azakizwa sipe ntago mbyizeye, kubera ko nkurikije igihe tumaranye ahubwo agenda arushaho kuba mubi. Umva nyine ndakubwiye ngo iyo ibintu bikaze cyangwa iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Yego Sipesi, urakoze ku nama nziza umpaye, ariko mu by'ukuri ndumva naniwe hahandi no kwihangana numva ntakibishoboye. Gusa ariko kubera Imana byose birashoboka, reka nkomeze ngerageze, wenda azahinduka. Ikiro turagufasha gusenga Imana, n'umugisha wa mama pasiteri ahari, ndi kugira ngo mu ruhande rwanje tugutegure amasengesho y'iminsi 2. Ntabwo twayakorera hano kuko Jimmy ndamuzi, ahubwo ni na mama pasiteri tuzakora ku rusengero iminsi 2. Nituyarangiza uzabona imbaraga z'Imana no gukora kwayo. Byiringiro ndabifite, izere nawe uzareba icyo Imana izakora muri aya masengesho. Nubwo tuzaba tutari kumwe, ariko mu buryo bw'umwuka uzumve ko turi kumwe. Ni iminsi 2 tuzasengera ku rusengero na mama pasiteri, nawe hano mu rugo uzagume ku gicaniro urebe imirimo y'Imana. Yego, reka mbyizere, ni ukuri nta kidashoboka, Imana yacu irashoboye. Dufite ibihamya, ugera kwizera gusa. Wera imbuto, mwerera imbuto, azavuga uceceke, akora ibyo arakora uceceke, senga Imana, gusa yiteguye gukora ibyiza. Urabizi dufite amasezerano menshi mu murimo w'Imana. Subiza amaso inyuma wibuke ibyo yavuganye natwe. Yavuze ko izahindura Jimmy, ivuga ko Jimmy azaba umukozi w'Imana, ntabwo Imana yacibesha. Gira ibyiringiro rero. Urakoze kandi Imana iguhe umugisha. Mama Cynthia, rero urabona urugamba uri kurwana narwo, urugamba rusaba kwihangana no gukomera no gushikama, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo
hahirwa bihanganira ibimugerageza ko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Bivuze ko urugamba uriho ni urugamba, ni Imana irimo irashaka kugushyira ku munzani, irebe uko ushyitse, irebe ko ukomeye koko, irebe ko uzaba umugabo wo guhamya, uzaba umudamu w'icyitegererezo, ukazaba umudamu w'intwari wo gukomeza abandi badamu. Mbese kuva waza mu gakiza ubwo nyine ni intambara. Umugabo wawe ntabwo azishimira kubona ujya gusenga, rimwe na rimwe azajya atekereza ko wagiye mu bandi bagabo, kandi atekereza izo ntambara wahuye nazo. Ariko komera, iki ni igihe cyo gukomera, ni igihe cyo kwambara imbaraga, ukamwerera imbuto nk'uko Diyakoni yabuze abivuga. Ariko nanone ariya masengesho tugiye kuyapanga vuba, tugusengere iminsi 2 Uwiteka azaba yageze icyo akora. Haleluya. Azaba yageze icyo akora, ubuzima buhinduke, ibibazo bishire, kandi nizeye yuko Jimmy uriya wananiranye, uriya wigize ikihebe azakizwa. Tuvuga Imana azakizwa, abana babone ko bafite umupapa ukijijwe, nawe wishime, mujye muzana gusenga. Nicyo kintu twifuza nk'itorero. Rero tugiye gusenga Imana, ibiganiro byose biyobowe n'umwuka, birimo ijambo ry'Imana, birimo Imana, birakomera. Bivuze ngo ibyo tugiye gusengera ni ukugira ngo Imana iguhe gukomera mu kigeragezo urimo, kuko uyu munsi udafite imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo, uvuga ngo ndahukanye, ugasiga Jimmy mu rugo. Kandi kwahukana ntabwo ari igisubizo cy'umuntu ukijijwe, ahubwo igisubizo ni ukwizera Imana ko ishobora byose, urugamba ukarwana narwo, Imana ikakongerera imbaraga no mu kigeragezo. Reka dusenga Imana, tugende. Urabona nanjye nari mbabaye, ariko umubabaro wanjye nsanze ari mutoya ku mubabaro wawe. Tugiye gusenga Imana ibanze gukiriza umutima, nimara kugukiriza umutima igaturisha na Jimmy, ndatekereza ko n'ibintu byose yangirije izamugeraho abyishyura. Afite ubushobozi, ariko Imana itamusanze yakwanga no kutwishyura. Yego, nabyumvise, urakoze kandi ugize neza kuba wumvise ukongera ukiga umwanya wawe ukagaruka. Reka nizere buriya hari icyo Imana igiye gukora, na nyuma ya 0 wa mugani irakora. Uwiteka Mana yacu, Imana ishobora byose, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ndagushimira kubw'ikiganiro cyiza uduhaye. Icyubahiro ni icyawe Data. Tubabarire aho twaganiriye nabi cyangwa tukavuga ibidakwiriye, imbabazi zawe nizitubonekeho Yesu. Tukweretse uyu mubyeyi wera wa Isiraheli, Mama Cynthia, arahangayitse kubw'umugabo we Jimmy, ntabwo amworoheye, amubujije amahoro rwose, atuma adasinzira, atuma atiyorosa ngo yumve ameze neza, mbega aramuhangayikishije. Ariko turamusenga kugira ngo umutima we uwusange, umweze, nakizwa tuzagushima Data. Turi hano nk'ababyeyi dufatanyije, turagusabye kugira ngo dukomeze, uduhe urukundo. Aya masengesho turi gutegura uzadufashe, agire umumaro, ahindura umutima wa Jimmy. Aho turagiye gendana natwe, usigarane n'abantu bose bo muri uru rugo, abantu barinde, umubyeyi murinde, ihumure ribe muri mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Urakoze, Imana ibahe umugisha.